Ese mwebwe iyo murebye isi tugezemo ubu ngubu mubona igeze ubu umuntu arumva ko asumba mugenzi we, kuba afite moto we ntayo afite cyangwa se afite imodoka undi ntayo afite, ibyo bintu bituma twishyira hejuru cyane, gusa muri make tukirengagiza ko hari n'ijambo ry'Imana kandi hari icyo ribivugaho ku muntu wizera Bibiliya. Urugero nk'iyo tuje hano mu Bagalatiya ku gice cya 6 ku murongo wa 3 haranditse ngo umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ntacyo ari cyo aba yibeshye. Mbega muri make bishatse kuvuga ko wowe niwibwira kuri ikintu ukumva ukishyira hejuru, ukumva ko urenze abandi bantu bose, ukumva ko uri umuntu w'agaciro kurusha abandi, ku Mana turadagira ngo mubwire ko ku Mana turareshya, kuko no muri Bibiliya haranditse ngo niwibwira ko hari icyo uri cyo uzaba wibeshye kuko ntacyo uri cyo. Ibintu by'ubwibone ni ukubigabanya. Hano mu Bagalatiya ku gice cya 6 ku murongo wa 3 maze kuhasoma, iyo ukomeje ku murongo wa 4 haranditse ngo ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata ku bwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Gukomeza hano ku murongo wa 5 haranditse ngo kuko umuntu wese azikorera umutwaro we, uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigishwa ibyiza byose. Nashatse kuvuga ko rero abantu twese turareshya, gusa nyine hano ni mu isi, ubwo mfite ibintu birenze ibyawe mba numva nyine hari ibintu nyine kuri munsi yanjye hasi cyane, gusa ntabwo ari ubwibone. Ntabwo umuntu wese ufite ubwibone nta joro azabona, ubwirasi kumva ko ari hejuru y'abandi nta joro afite. Urugero nk'iyo umuntu aje hano muri Zaburi ku gice cya 1 umurongo wa 6 haranditse ngo kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Ese murabizi, mujya musoma Bibiliya yuko muri Bibiliya hano mu Byahishuwe harimo umurongo wanditsemo ngo ko yuko hari abamarayika 4 baboshye, 4 barenze bafite imbaraga nyinshi cyane, ku munsi w'imperuka bazabohorwa bakaza kurimbura isi. Uwitwa umunyabyaha wese, umuntu utari umukiranutsi wese azarimbuka. Ku bantu basomye muri Bibiliya murabizi yuko ikintu cyose kiremwa kiri mu nyanja cyose nta na kimwe kizasigara. Ikindi hano mu Byahishuwe ku gice cya 7 ku murongo wa 3 haranditse ngo mujye mugenda munahasoma, ariko ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Iyo ukomeje ku murongo wa 4 haranditse ngo numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Ubundi muri Bibiliya handitseho yuko ku Mana twese turareshya 100%, kuko iyo uje ugasoma hano mu Byahishuwe habisobanura neza cyane. Hano ku gice cya 17 ku murongo w'9 haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'Umwana w'Intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Gukomeza hano ku murongo wa 10 harakomeza havuga hati bavuga ijwi rirenga bati agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'Umwana w'Intama. Mbega urabyumva muri make icyo bishatse kuvuga? Hano mu ijuru mu Byahishuwe hano haranditse ngo mu ijuru hazaba hari abantu benshi, indimi zose, amoko yose, amahanga yose. Urumva ko kujya mu ijuru ntago bazaba bavanguye ngo abirabura ngo abazungu abaki, twese niyo mpamvu tuvuga ngo ku Mana turareshya. Ku Mana twese turareshya, ntawe uri hejuru y'undi. Kuba bamwe tuba twaragize amahirwe tugahirwa nyine hano ku isi, ntabwo bivuze ko nyine ntabwo ibyo ari byo byatuma wumva ko usumba abandi, kuko ku Mana turareshya. Dukomeje gukanda subscribe, dukomeza n'utundi tuntu tw'ubwenge, duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Gusa ngiye kubazana noneho akandi kantu k'ubwenge mutazi.